Haleluya, haleluya. Twongeye kubasuza bene data bakunzi bacu Banaweza TV. Tubifurije umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana. Turabakunda. Tubashimira Imana ko mubana natwe mukadufasha muri uyu murimo mwiza Imana yaduhamagariye gukora. Uwiteka abarebe neza kandi abishimire. Uyu ni umunsi mwiza nanone n'amahirwe Imana iduhaye kugira ngo twongere tugaruke mu kubaho kwayo, tuyikorere, tuganire namwe, tuvuge ku neza y'Imana n'urukundo rwayo. Haleluya. Dufite impamvu nyinshi zituma dushima Imana, zituma tuyikorera, zituma dushaka kuba mu kubaho kwayo, kuko turacyari bazima. Ubu wabageze ahacecekerwa ntabwo bagifite ibyo kuvuga n'imirimo yo gukora barayirangije. Ngewe nawe rero reka dukorere Imana tukiri bazima. Haleluya. Umwami Imana rero abaha umugisha. Uyu ni wa munsi kandi tugarutse imbere yanyu. Ndashima Imana ko nongeye kugaruka ntari jyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa wacu mwakunze Pastor Sanyu. Araza kubaganiriza, hari abataramwumvise ubushize arabibwira, ariko nanone nahawe amahirwe yo kugarukana nawe. Imana iguhe umugisha mami. Amen. Amen. Reka dutumire Imana yacu. Umwami Imana turagushima, turaguhimbaza data wa twese uri mu ijuru, tuguhaye icyubahiro Mana ikomeye nziza. Tugushimiye kurinda kwawe kwiza Mana, watubereye maso iminsi yose itambutse. Neza yawe yabanye natwe, waturwaniriye mu ntambara nyinshi, twabonye neza yawe mu buryo butandukanye. Uhabwe icyubahiro. Ndagushima ko Pastor wamushoboje kongera kubona undi mwanya wo kugira ngo agukorere. Ushimwe ko ukomeje kumukoresha iby'ubutwari mwami. Ku ijambo ryawe rivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, bo nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ndagushima rero ko yari umukozi wagurukije muri iki gihe kugira ngo agukorere akora iby'ubutwari, kuko wowe uri muri we uri intwari. Izina ryawe nirishimwe. Sengeye abakunzi Banaweza TV ngo bahe umugisha aho baherereye hose mwami. Umuntu ufata umwanya wagakurikira iki kiganiro, nafashwe n'iri jambo, nafashwe n'ibiganiro byose binyuza kuri iyi channel, bimuhesha umugisha. Yubakwe, wariraga hozwe mwami Imana, wari urwaye akire, kubera yuko uri byose mu bakwizera n'abakwiringira. Mwami turagutumiye rero bane natwe, uteka tuguhaye icyubahiro, tuguhaye ikaze, turakwiyeguriye, turakwihaye mwami. Twenyine ntacyo twashobora, ariko uri kumwe natwe dukora iby'ubutwari. Ngwino bane natwe, Mwuka Wera yobora iyi gahunda, utugirire neza kandi udukoreshe nk'ibikoresho bizima by'umumaro, bigirira nyirabyo agaciro. Dukoresha imirimo y'icyubahiro. Urakoze Uwiteka Imana, ganza kandi utegeke abantu bose, ari ukurikira ikiganiro uyu munsi, ari uzagikurikira umwaka utaha, imyaka yose. Mwami Imana ijambo ryawe rihora ririshye, ibyo tugiye kuganira bizaba iby'umumaro ku bwoko bwawe. Urakoze Uwiteka, turagushimiye. Icyubahiro ni cyawe Mwami Imana, izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Aho uri nawe wavuga ngo amen. Amen ni ukuvuga ngo ngo bibe bityo. Ibyo Pastor? Amen ni ukuvuga ngo bibe bityo. Ibyo dusabye Imana, uko dusenze, nuko tuyihamagaye, nuko bibe bityo. Izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Pastor wanjye ndakwakiriye. Pastor kandi mami. Ubwo urumva umugisha mfite? Pastor wanjye, mami wanjye. Amen. Kandi ndagukunda cyane. Ntago nzajya ndambirwa kubikubwira. Nanjye ndagukunda pe. Uraberewe, urasa neza, uri smart. Thank you. Mu by'ukuri Imana ihabwe icyubahiro. Uri mwiza, ubereye gukorera Imana. Uri umubyeyi Imana ihagurukije muri iyi myaka kugira ngo uyikorere. Warahagurutse n'ibyawe byose. Ndashima Imana. Nabaye umwana wawe mu mwuka, kuko nkwigiraho byinshi. Uwiteka aguhe umugisha. Nkwigiraho byinshi mami. Kandi ntabwo ari ukugutaka cyangwa se ukubeshya. Ndashima Imana yuko wambereye mami, wambereye umubyeyi mu mwuka. Uwiteka aguhe umugisha kandi aguha abandi bana benshi. Benshi n'aba tugiye kubwiriza kuri Banaweza n'abandi n'ahandi, iguhagurutse mu mbaraga zidasanzwe mu izina rya Kristo Yesu. Ugera ku mpera z'isi. Amen. Turakunezerewe rero, tuguhaye ikaze kuri Banaweza TV. Bakunzi bacu barakunezerewe, baragukunze, nukorera Imana. Hari abataragize umugisha wo kugukurikira ubushize, wenda bagiye kukubona ubwa mbere, buriya watangira ubibwira kugira ngo nabo bakumenye. Shalom shalom. Ndashimira Imana ko ari nziza. Shimira Imana kubw'akanya keza duhaye. Amazina ni Pastor Sanyu Gertrude Twagira Yesu, cyangwa se Sanyu Gertrude Twagira Yesu. Korera umurimo w'Imana muri Calvary Temple Worship Center hano hafi ya Controle Technique Remera, aho niho umwami Imana adushyize
ngo dukore umurimo we. Imana ibahe umugisha, mwakoze kunyakira kuri Anaweza TV. Amen, amen, amen. Mami wiyumve mikaze rero, turakwishimiye gubwa neza. Abagize amahirwe yo gukurikirana ikiganiro yatuganirije ushize cyavugaga ku gusenga. Twigishije ku gusenga, impamvu ki tugomba gusenga, ese gusenga no gusenga buryo ki. Yatwigishije ku buryo butandukanye bwo gusenga, harimo gusengera mu itsinda, harimo gusenga umuntu yihereranye n'Imana. Yabinononsoyeho rwose, ndibaza ko package yabonetsemo rwose ikwiriye kandi ari nziza ishyitse. Ariko nk'uko twababwiye ko tuzagaruka kugira ngo arushirizeho, ko yari agifite byinshi kandi umwanya uba muto, uyu munsi agiye nanone gusobanura no gushimangira ku gusenga. Arasobanura niba ari usubire ku gusenga twiherereye twenyine n'Imana, niba ari usubire mu itsinda, ibyo abona atagiriye umwanya uhagije, niba ari amoko atandukanye yo gusenga. Icyo nzi cyo dufite byinshi byo kwiga ku gusenga, ku masengesho. Mu Kristo haguruka usenga Imana, kuko gusenga harimo ubuzima. Ndibuka ko ubushize yatubwiye ngo gusenga ngo ni lifestyle, mbega ni ubuzima buriho buhoraho tugomba kubamo kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bw'umugome. Imana rero iguha umugisha mami, ndagira ngo bya bintu byose watahanye utarangije kubera umwanya, uyu munsi ubigeze ku bakunzi ba Anaweza TV, nibwo bazaba babonye indyo yuzuye. Amen. Uwiteka guha umugisha, ni karibu. Amen. Urakoze cyane Evangelist Matilda, kozi w'Imana. Kugukunda ndagukunda, urabizi, ndakubaha, uri agaciro mu buzima bwanjye kandi no mu buzima bw'abantu bakurikirana Anaweza TV ndetse n'ubwami bw'Imana hirya no hino. So nshimira umurimo w'Imana ukurimo n'umutima w'Imana ukubamo, ibyo tubiha agaciro cyane. Yes. Imana iguha umugisha. Nshuti bakunzi ba Anaweza TV, uyu ni wa mwanya wacu mwiza wo kongera kuvuga ku gusenga. Gusenga ni ubuzima nk'uko twabivuze. Kubaho uri umukristo udasenga ntago nzi uko wabaho, ntago mbizi niba bishoboka kubaho, ariko gusenga ni lifestyle. Kandi gusenga twarabihawe mu ijambo ry'Imana, twaranabibwiwe, ni n'itegeko mwana w'Imana wese, kandi buri rugo rugira amabwiriza arugenga. Urugo rw'ubwami bw'Imana narwo rugira amabwiriza arugenga. Nk'abana b'Imana tufite ijambo ry'Imana twahawe, aho niho dukura ibituyobora n'ibitugenga byose. Rero mu cyitwa gusenga, gusenga ni ikintu kigari umuntu atavuga ngo yasoze, kuko gusenga ni ubuzima, niko nabibabwiye. Kandi ubwo gusenga ari ubuzima, nta muntu umenya gusenga adasenze. Burya ishuri ryo gusenga ni ugusenga. Hallelujah. Amen. Yes, ishuri ryo gusenga ni ugusenga. Nta expert wo gusenga ubaho atarasenze. Niwumva hari umuntu ushobora gusenga akabishobora, nuko burya bikora. Yarabyitoje. Gusenga urabikora. Umuntu wese usenga ni umuntu ubikora. Kandi nta muntu washobora gusenga atabikoze. Bivuga rero ngo buri mukristo wese, buri mwana w'Imana, uwo ni umwitozo, uwo ni umukoro agombye kugira gute gukora rwose. Ni devoir, ni umukoro, ni homework, na assignment. So gusenga turabikora, kandi gusenga ni ubuzima. Ndagaruka ku gusenga nongera kubibutsa ko gusenga ni imbaraga z'ijuru zikorera mu isi, ariko zinyuze mu muntu. Gusenga ni imbaraga ziba mu ijuru, ni imbaraga zituruka mu ijuru, ni imbaraga zikora ibintu mu ijuru hano ku isi, ariko binyuze mu gusenga. Zikora ibintu cyangwa zitanga, ubushize tuganira n'ababwiye ngo gusenga ni guhesha ijuru, mbese ni uguha ijuru uburenganzira bwo gukora ibintu Imana yavuze hano kuri iyi si. Hari ibyo Imana yatubwiye mu ijambo ryayo, ariko ibisohoza ryari igihe twayibyibukije. Si uko Imana yibagirwa, oya, ntabwo Imana yibagirwa, nta n'ubwo Imana itinda, ariko yarabitubwiye ngo nzabibakorera. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Iyo umubyeyi yohereje umwana kujya kwiga, akamushakira ikigo, yamara kubona ikigo akamwishyura minerivare, igisigaye cyo kuzazana amanota nuko umwana agomba kwicara
agakora wa mwanya wo kwiga, agakora wa mwanya wa devoir, agakora wa mwanya wo kuzakora ibizame. Icyo umubyeyi ashaka ni ukucyura iki? Amanota. W'inshingano z'aba yarazikoze ari ku mwana. Niba ijambo ry'Imana avuga ngo iby'isi bijye bitubera akabarore k'iby'ijuru, niba ku isi hari ikintu gikorwa kugira ngo gitange umusaruro runaka, n'ijuru hari igikorwa kugira ngo haboneke umusaruro. Amen. Haleluya. Wa mwana utaziga ego ngo akoreshe umwanya we, ego akore etide, ego abaririze mwarimu ibyo atumvise cyangwa baze n'abandi, ego azatsindwa kandi wagiye kwikinira ego bishyuye minerivare agakina ntakoreshe umwanya we rwose azatsindwa. Nuko si ishuri ritari rihari, ryari rihari. Nuko si umubyeyi atishyuye minerivare, arishyura ariko umubyeyi arishyura ntajya kwigira umwana. So Imana natwe yaduhaye amasezerano ndetse yiteguye kuyasohoza, ariko ibiganza byakira amasezerano ni ibyacu. So gusenga rero mu yandi magambo, excuse me, ni imbaraga z'ijuru zikora ibitangaza hano ku isi, ariko binyuze mu mwana w'umuntu wabwiye ijuru, wahamagaye ijuru. Yesu nashimwe. Imana yahaye umuntu ububasha ku isi. In fact tujye tubireba, tugiye no mu itangiriro, wenda ntabwo twavuga ngo Adamu yarasengaga, ariko Imana imaze kumurema ikarema n'ibintu byose, yaramubwiye ngo agende atware, agenda atware, ayobora ibyo Imana yamuhaye. Imana yari yakoze assignment yo kurera, yo kurema, yari yamaze gukora umurimo wayo. Umuntu nawe afite icyo ashinzwe. Imana ishyira umuntu mu mwanya we ngo agire icyo akora. So Imana mu ijuru ifite umwanya wayo, natwe ku isi dufite umwanya wacu. Hagati yacu n'Imana hari icyo dukora. Icyo dukora niko kuyizera, ko gusoma ijambo ryayo, niko gusenga. Gusenga rero nibyo bya biganza bigenda bigakora, bikazana ubwami bw'Imana hano ku isi. Haleluya. Yesu arimo abigisha bamubaza ngo mwami twigishe gusenga. Arababwira ngo nimujye mujya gusenga, mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru. Mujye mugira mute? Haleluya. Mujye muvuga muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe bugire gute? Buze. Ibyo ushaka bigire gute? Bibe hano mu isi nkuko beho mu ijuru. Kuki yababwiye ngo mujye muvuga muti? Yagiraga ngo responsibility, inshingano y'umwana w'Imana, agira ibyo abwira ijuru. Ijuru rirerizinge, tuhamagara ubwami bw'Imana, tubaho ubwami bw'Imana, tukagenda mu bwami bw'Imana twahamagaye. Ndakurahiye umuntu udasenga n'ibyo ubwami bw'Imana ntabizi, ntiyanabimenya, ntiyanabisobanukirwa. Umuntu uzi ko ubwami bw'Imana bushobora kuza bukaba kuri iyi si, bukaba mu bugingo bwe, bugatura muri we, ni umuntu ubuhamagara. Haleluya. So yaratubwiye ngo tujye tugira gute? Tujye dusenga, tuvuge ngo Data wa twese uri mu ijuru. Mujye muvuga muti. So inshingano dufite inshingano. Nta kibazo mami, abadukurikiye bazindi misozi, dufite inshingano. Haleluya. Kandi byose twabihawemo umugisha. Dufite inshingano zo kubuhamagara. Yesu nashimwe cyane. Yego. Gusenga rero ni umwana w'umuntu cyangwa umwana w'Imana uha ijuru uburenganzira bwo gusohoza ijambo ry'Imana. Ni umuntu uha ijuru. Nimvuga gutya mu nyumve neza, impamvu mvuze guha suko bisobanuye ngo kwa kundi ndimo kubwira Imana ngo Data ubwami bwawe buze, ubijuru icyo rigiye gukora, rigiye kurekura ubwami. Ariko ntaravuga bwari buriyo nyine. Ubwami bw'Imana buba mu bugingo bw'umuntu, ubwami bw'Imana butwara mu itorero, ubwami bw'Imana butegekera mu gihugu, ariko tuba twabusabye ngo nibugire gute? Buze. So ku isi tubwira ijuru ngo Mana bya bindi wavuze biduhereze, twebwe dukoze ibyo tugomba. Yego, Imana yarabisezeranije, ariko twebwe iyo dusenga tuba duha ijuru uburenganzira bwo gusohoza ibyo byatuvuze. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ari ryo rya jambo navuzeho cyagiye n'uyu munsi nsubiraho ryo muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 12 ngo Uwiteka arindira ijambo rye kugira agire gute? Arisohoze. Niba avuze ngo dushake cyangwa dukomange cyangwa se turaza kureba ibindi byanditswe, aho Imana itubwira kuyibwira nayo ikagira gute?
igakora. Reka no kubivuga gusa dufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana turebe icyo Imana ivuga. Haleluya. Turebe icyo Imana itubwira mu ijambo ryayo. Dukwiriye kugira gute? Kuyihamagara. Yesu nashimwe cyane. Turayihamagara. Turebe muri Matayo. Turebe muri Matayo twihuse, igice cyaho ni icya 18 umurongo wa 19. Matayo 18 Tumwe bwiza nkuko bwanditswe na Matayo igice cya 18 umurongo waho wa 19. Bibiliya iravuga ngo ndababwira ukuri yuko ngo kandi ku murongo wa 19 kandi ndababwira ukuri yuko ababiri muri mwe nimuhuza umutima mu isi wo kugira icyo musaba cyose muzagikorerwa na Data wo mu ijuru. Haleluya. Ababiri muri mwe hano ku isi nitugira icyo dusaba Data wo mu ijuru azagira gute? Azagikora. Haleluya. Amen. Niba ari babiri niba ndi umwe nitugira icyo dusaba turi hano ku isi kuki Data atagikoze tutasabye? Rero kuko yatubwiye ngo nitugira icyo dusaba turi hano ku isi yiteguye ari mu ijuru kukirekura. Kuki tutabikora? Inshingano. Yesu nashimwe cyane. Bivuga ngo arahari, aratuzi, arabishaka kubitugenera, ariko akeneye ko dutera intambwe uruhare rwacu, kuko Imana ntago ari Imana y'umuvundo. Ntago Imana ishaka kugira gute? Guteza akavuyo. Imana ishaka ngo tuyibwire ko twaje. Data, turabizi ko ushoboye kubikora. Data, ikindi cyo navuga, umuntu wese uza kwa Data akwiriye kwemera isano afitanye nawe. Imana ni Data, natwe turi abana b'Imana, turi abana b'Imana. Hanyuma Data wa twese uri mu ijuru ni Data. Umuntu wese uza kwa Data, umuntu wese mu gusenga, icyo nakubwira cy'ingenzi, ukwiriye gusobanukirwa uwo uriwe, ugasobanukirwa n'Imana cyangwa se Data wo mu ijuru urimo gusenga. Kubera iki? Iyo uzi isano mufitanye bituma umuzaho ufite confidence, wisanzuye, ntiwitinya, urisanga, uza kabyari, uvuze ijambo ryiza, uza wisanga. Kuko nkuko reba umwana iyo avuye ku ishuri, ababyeyi bafite abana barabizi cyangwa nabo muvukana murabizi, iyo umwana avuye ku ishuri cyane cyane iyo ari muto aza yirukanka, akaza yirukankiraho mama ari akamuhobera cyangwa aho papa ari akamuhobera. Urimo kubyumva? Yaba afite ibyondo, yaba yimenyeho zaje rwose, yaba mbega uko ari kose ntabyo yitaho. Kubazi ngo ageze mu rugo, aho waba uri hose, icyo waba ukora cyose, araza yirukanka akaguhobera. Uwo ni umwana uza mu rugo kwa papa cyangwa kwa mama wisanzuye. Natwe abana b'Imana niba tugiye gusenga, tujye tujya kwa Data twisanzuye. Tumenye icyambere ko turi abana b'Imana, adukunda, adufitiye umugambi mwiza kandi yiteguye kudusubiza tumusenga. Haleluya. Ariko se ukiri aho mami, yego, wa mwana uvuye ku ishuri, yego, uje na uniforme, yego, yimenyeho na ji n'imikungugu n'ibyondo n'ibiki byose, yariye za shikarete, yariye za chocolate, yariye ibiki byose byamwanduje. Araje asanze mama uri hariya, wakarabye, wimereye neza nk'uku, arabigusize. Icyo ukora ni iki? Icyo ukora ni iki? Umwakirana ubwuzu nk'umubyeyi. Icyo upfana nawe si isuku ye, icyo upfana nawe si ibyo yambaye, icyo upfana nawe ni uko ari umwana nawe ukaba umubyeyi. Urwo rukundo rero ntago rutuma umubwira ngo egera yuranduye. Uramwakira akaguhobera, warangiza ukamukuramo ako kambaro kanduye, yewe nawe niba yakwanduje ukagenda ukambara undi mwambaro. So Imana yaba ngombwa ukanamukarabya. Ubwo rero tuje hahandi kuri wa mukristo, yego, ushaka gusenga, aje kwa papa nk'uko wa mwana agiye ku mubyeyi we. Avuye hariya, yanduye, yiriwe mu kazi, arashonje, afite ibyamugoye, afite ibyamubabaje, afite ku kazi itagenze neza, mbega yiriwe muri iyi si kandi uzi ko irimo byinshi. Hari ibyamushyize kure y'Imana, mbega aranduye, niko nabivuga. Ubwo rero se uyu ari buze
yiture nawe ku Mana nka wa mwana uza. Ese hari ibyo agombye kubanza gukora, niki agombye kubanza gukora kugira ngo nanasenga Imana imwishi asabane n'Imana uko bikwiriye. Ni Imana iri bumubwire siti banza wambure, banza ukweture nk'uko yabwiye Mose inkweto aho ugeze aho nahera. Ni iki kiranga umwana umaze kumenya mbega ubusabane bwe n'Imana, agaciro k'imbere y'Imana? Urakoze cyane kubw'icyo kibazo. Umwana w'Imana burya iyo turi abana b'Imana, nubwo nafashe urugero rw'umwana mutoya, rwari urugero rwiza. No mu Mana tubamo abana batoya n'abana bakuru, cyane cyane iyo tukiza ku Mana. Kwa kundi ukunze wa mwana mutoya bebe wiyanduza uko ari, niko Imana ibidukunda. Ariko noneho hari ikintu gikomeye, iyo tumaze kuza ku Mana, iyo tumaze kwizera Yesu no kumwakira, twakira impano y'Umwuka Wera. Impano y'Umwuka Wera iyo tumaze kuyakira muri twebwe, burya niyo twisize ibyondo. Umwuka Wera aratubwira ngo ariko uyu munsi ufite iki? Ibyondo. Noneho data we ntago anyanga. Icyo adakunda ni ibyondo bindiho. Rero kuko angewe nkunda, arambwira ati mwana wanjye, anyuze mu Mwuka Wera nahawe, mwana wanjye dore uyu munsi ufite ibyondo, ikiza ibyo byondo. Iyo turimo gusenga Mwuka Wera avugana natwe, noneho bya byondo tukabikuraho, tukegera data, ibyondo byatuvuyeho. Ariko ntago ajya tureka kuko twanduye. So kuba twanduye aradukunda, kandi ikiza nuko tumenya ko twanduye, ikibi nuko tutabimenya. Mwuka Wera yanabitubwira tukanga kubyemera, ariko umwuka twahawe iyo abitubwiye tukabyemera, ni ukuri turaza kandi data akagira gute? Akatwakira, kuko aba yiteguye kutwakira. Ikindi gusenga bijyana no kwihana. Igihe cyose uje imbere ya data, burya mu gusenga hari ibintu bigize gusenga. Ikintu cya mbere tuza mu gusenga turamya Imana, dushima Imana. Cya kabiri tuza mu gusenga twihana. Twihana. Haleluya. Tuza mu gusenga twihana. Igihe cyose tuje imbere y'Imana, kandi ntukaze imbere y'Imana ubanza kuvuga Mana mbabarira ibyaha byanjye, nakoze ibyaha, nacumuye, ndi mubi. Imana irakuzi. Irakuzi mwana w'Imana. Imana yakuzi mwene data, avuga ngwino ubanza uyiramya. Ngwino uramye Imana, tangira kwegera Imana uyiramye. Icyo bita ubusabane, relationship n'Imana. Uzuyiramya nurangiza wayibwira uti Imana data nahageze, ariko nubwo nahageze uyu munsi ndanduye. Urimo kubyumva? Wikwiyamburira imyenda yanduye ku irembo. Ngwino winjire, injira. Numara kwinjira umusuhuze, wiriwe papa umeze ute? Noneho sabana nawe, utangira umuramya uvuga komera kwe, urukunda gukunda, imbabazi ze, ubuntu bwe. Noneho nurangiza wihane. Mu gusenga ubundi niko dukwiriye kuza imbere y'Imana tuyiramya, tuvuga komera kwayo n'icyubahiro cyayo. Twamara gusabana nayo tukihana ibyaha byacu. Twamara kwihana ibyaha byacu tugasaba Imana icyo dushaka. Haleluya. Ukiri aho pastor, yego, wavuze ku Mwuka Wera ko atubwira, atuganiriza, akatubwira iby'ibyaha byacu, intege nke, cyangwa akatubwira n'ibindi bitandukanye. Ese buri mukristo afite iyo mpano yahawe uwo Mwuka Wera, cyangwa bisaba iki kugira ngo umuntu agendererwe na Mwuka Wera, cyangwa Umwuka Wera abe muri we? Ijambo ry'Imana ritubwira ko iyo twakiriye Kristo Yesu nk'umwana w'Imana, duhabwa impano y'Umwuka Wera. Urugero rw'Umwuka Wera nirwo rutandukana ku bana b'Imana, bitewe nuko urushaho gushaka Imana no kwegera Imana. Kandi Umwuka Wera burya nawe gusabana nawe, abantu bagira umwanya bwo ugomba kugira igihe cyo kumusaba, cyo kumushaka, cyo kumwifuza, cyo kumunyoterwa. Ariko twese iyo mpano, icyo kimenyetso cy'Umwuka Wera, iyo tumaze kwakira Kristo turagihabwa. Ahubwo hari ibyo Umwuka Wera akora muri twebwe, hari impano z'Umwuka Wera, izo nta guhita utangirana nazo ako kanya. Cyokora Imana ni Imana, ikora uko ishatse mu ngabo z'isi no mu ijuru. Ariko icyo tuzi, icyo twakiriye Yesu, impano y'Umwuka Wera turayihabwa. Iyo ngiyo igomba kukumenyesha ikibi n'ikiza. Urwo rugero tuba turufite. Noneho uko ujya mu Mana tukagenda duhabwa urugero rutandukanye bitewe nuko kurushaho kwegera Imana. Yes. Ubushize watubwiye ngo nkunda abankunda, abanshakana umwete bo bazambura. Wa mwete, kwa kuyegera, kwa gusenga, kwa gusoma ijambo, n'ibindi n'ibindi. Yego. Niko ugenda umukristo agenda kure. Yego. Nkuko ubuntu bw'Imana buri. Hari umuntu nubwo bitaba cyane, hari uwakwakira Yesu bitewe n'ishyaka n'inyota, ugahita wuzura Umwuka Wera. Hari n'undi bisaba
Urugendo. hari kuzura umwuka wera ukavuga no mu ndimi, ariko hari ikimenyetso cy'umwuka wera duhabwa, hari ya mpano ya meja duhabwa igihe cyose twizeye Kristo. So umwuka wera agenda avaringa mu buzima bw'umuntu bitewe n'uko umuntu agenda amushaka. Yesu nashimwe cyane. So twahoze tureba rero ngo gusenga uku nguku, nkuko nababwiye ntago Imana ntabwo duhata Imana. Ntimunyumve neza nivuga ngo iyo dusenga tuba tubwira ijuru ngo kora, ntago twebwe itegeka Imana, ahubwo tuyibutsa amasezerano ikaza kuyasohoza, kuko niyo yagize gute yayatanze. Amasezerano tuyamenya dute? Amasezerano nk'ubu nibimbwiye ngo murwanye Satani nawe azabahunga, mwegere Imana nanjye nayizabegera mu ijambo ryayo. Iryo si isezerano Imana iduhaye ry'uko niturwanya Satani azagera gute azaduhunga, ariko nitwegera Imana nayo izatwegera. Ndufata urundi rugero, niba ijambo ry'Imana isezerano rimbwira muri Yeremiya 33:3 ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utaramenya, ngira gute? Ntabaza. Iryo si isezerano. Nawe icyo nkwiriye kumenya nuko ngombye kugira gute gutabaza. Ugatabaza Imana. Yes, niba Imana ivuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utaramenya, nuko ishaka ko icyambere ibikomeye izi ko bigize gute bihari, ibiruhije izi ko bigize gute bihari, ikindi izi kutabizi. Ubimenya ryari? Iyo wayegereye ukayitabaza. Ubwo wowe icyo navuze ngo nuguha ijuru uburenganzira, ni kwa kundi uvuga uti rero Mana warambwiye ngo utabaze urantabara unyereke ibikomeye biruhije ntaramenya, dore rero naje ndimo kugutabaza. Aho ngaho bitewe n'urwego urimo ugezemo mu kwishaka iragutabaza. Ngo se ureba ko Imana isohoje isezerano ari uko ukoze icyo yakubwiye? So iyo mvuga ngo tubwira ijuru ngo release murekure, nuko tuba tuyibutsa ibyo Imana yagize gute yatuvuzeho. Yesu nashimwe. Hatagira utwumva uvuga ati ariko uyu pasiteri aravuga ngo dutegeka Imana. Ahubwo iyo dusenga ubu nimva hano nkasanga mama yatetse, mfite umudendezo, ndabizi ko mama yagize gute yatetse, ndagera mu rugo mbwire mama ndashonje ndashaka kurya, ndashaka ji, ndashaka cyayi, icyo nshaka nicyo ngira gute bitewe nuko ibyo nshoboye, ibyo nzi ko ashoboye kugira gute kumpa, kandi nzi ubushobozi bwe, ndisanzura. Haleluya. Ntabwo ndi bujye kwicara muri salo ngo nicwe n'inzara. Mbega ni uburenganzira bwanjye. Urimo kubyumva neza? So simbyibye, ntabwo mbishikuje, ariko mama arabifite, arabimfitiye, yabineguriye, kandi ndamubwiye nawe arabimpaye. Kandi ni ibyawe. Imana rero nayo irazi igakora n'ibyo ubwami bw'Imana tuba dusingira, ariko tukabisingira Imana yarabidusezeranije binyuze mu gusenga. Nawe nihuse rero icyo nshaka kuvuga kindi, gusenga uku nguku, ubwo turacyari ku kamaro ko gusenga n'impamvu yo gusenga. Yego, izo zari impamvu no kutwereka gusenga icyo aricyo, no kutwereka ko biri ngombwa. Mwabana b'Imana bene data, umukristo wese akwiriye gutungwa no gusenga. Nongere nkwibutse, ukunywa cyayi, ukarya lunch, ukarya dina, cyangwa ifunguro rya mu gitondo, irya saa sita, irya nimugoroba, baho ubwo buzima usenga Imana. Shaka Imana mu gitondo, shaka Imana ku manywa, shaka Imana nimugoroba, shaka Imana nijoro, gira igihe cyo gusenga. Niba ushobora gufata umwanya wo kugira ibintu utekereza mu mutwe wawe, byaba ibyiza cyangwa byaba ibibi, bitewe n'icyo umuntu ashaka gutekereza, kuki utagira uwo mwanya wo gusabana n'umuremyi wawe, wo gusabana n'Imana yawe? Kandi jya uyifata nka data, ntukayirebe nk'umuvantara. Jya ureba Imana nka data wa twese, nk'Imana yawe, nka so wo mu ijuru. Kuko twebwe abana b'Imana dufite ibyiringiro ko tuzabona Imana, dufite ibyiringiro ko tuzajya mu ijuru. Ntabwo turi hano niko twizera bizera Imana, ko twebwe niko tubyizera. Nawe nashaka kuvuga ku gusenga. Uku gusenga twavuzemo ko harimo amasengesho y'umuntu ku giti cye, individual prayer. Aya masengesho y'umwihariko ni ijambo ry'Imana riyatubwira, ntabwo ari igihe Pastor Sanyu uje kuyakubwira. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 6 umurongo wa 6, ijambo ry'Imana riravuga ngo
wehoho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukinga urugi uhereko usenge se wo mu ijuru mwihereranye nuko so ureba ibyiherereye azakugororera wehoho Yesu nashimwe cyane wehoho wafashe uwo mwanya ntago Bibiliya itubwiye ngo mwebweho oya iratubwiye ngo wehoho nujya gusenga ufata umwanya wawe ujye mu nzu ugire gute ukinge kuko so wo mu ijuru ashaka ko mwihererana muze mwenyine twihererane musanga ahantu hatari abantu Yesu nashimwe cyane ayo masengesho Bibiliya irayatwemerera kandi numara kugera muri iyo nzu wafunze washaka gusenga upfukamye washaka gusenga uhagaze uko wumva uryamye uko ubishaka Imana iba yiteguye gusubiza umwana wayo kuko aravuze ngo so wo mu ijuru ureba hagize gute bivuze ngo mu masengesho dukora dukwiriye kujya tugira igihe cyo kwihererana n'Imana kwenyine Yesu nashimwe cyane dukwiriye kugira igihe cyo kugira gute cyo kwihererana n'Imana jye n'Imana twenyine niba mfite n'umugabo ngomba kugira igihe cyanjye n'umugabo dusengana ariko hari n'igihe cyanjye bwite n'Imana ngomba kugira igihe n'abana dusengana ariko hari igihe cyanjye bwite n'Imana so abasenga twige kujya tugira umwanya wo kwiherana n'Imana individually ngo data wa twese ureba hiherereye azatugororera hanyuma hakabaho n'amasengesho muri aya masengesho y'umuntu asenga yiherereye yo kujya ahantu hiherereye hari ibintu by'ingenzi tugomba kurebamo niba ugiye imbere y'Imana wiherereye ugomba kuba usenga ariko ufite intego n'impamvu y'ukuri usenga ufite intego n'impamvu y'iki y'ukuri kuko Bibiliya avuga ngo benshi barasenga ntibasubizwe kuko basenga nabi wari ubizi ko habaho no gusenga nabi hari amasengesho adasubizwa hariho no gusenga nabi niyo mpamvu Yesu yavuze ngo tujye tubwira Imana ngo ibyishaka mu isi ibyishaka mu ijuru aba ari byo bibaho mu isi nk'uko biri hehe mu ijuru abantu bajya bigora ukajya gusenga isengesho wenda mwene data yakubabaje cyangwa yakurakaje ukajya kumusengera amasengesho ngo uramukura mu ntebe wowe uyicaremo bene ayo muyitondere burya Imana izi ubwenge ndamwimuye sister mama Petit kwimura mwene data Imana ifite izihe nyungu ifite Imana yamwicaje muri iyo ntebe ifite iyihe nyungu yo gukura umuntu mu ntebe no Imana ishobora kuguhera umugisha ahandi itabanje gukura mwene data mu ntebe so hari igihe dusenga nabi niba twiga no gusenga tujye tugira impamvu y'ukuri ikwiriye tujyana imbere y'Imana niyo mpamvu akenshi tuzajya dusenga tukabona turahera mu bintu ntidusubizwa niba usenga usengana impamvu nzima ikwiriye wijya haleluya ndamwimuye arufata ibuye hari uterura amabuye hahandi basengera bakarihirika ati ndamuhiriza God forbid God forbid so niba dusenga tujye tujyana impamvu nzima ikwiriye imbere y'Imana mu gusenga impamvu ya kabiri ibyo niba ushaka uze kubireba muri Matayo 6:5 impamvu ya kabiri ugomba kugira ubusabane nyakuri n'Imana nka so wo mu ijuru twabireba muri Luka 11 igice cya 11 kugeza ku murongo wa 13 so gira imbere y'Imana mu gusenga mu busabane mu rwego rwo gusabana n'Imana cyambere gira impamvu nyayo Imana yumva ikwiriye wijya gusenga isengesho ridahesha undi muntu umugisha ko Bibiliya iravuga ngo musenge ngo mukunde abanzi banyu mubasengera iki umugisha urimo kubyumva neza ngo guhora n'ukwa data ntago twebwe guhora ari ukwacu rero abana b'Imana twangiza umwanya wacu twiyiriza tujya gusenga usengera mwene so isengesho ryo kumwimura mu ntebe ngo uyicaremo witonde ugenzure neza kurimo gusubizwa nubona utinda gusubizwa ntuzarenganye Imana ahubwo uko wasenze niko kutari kwiza so niba turimo gusenga
reka dusenge nk'uko ubushake bw'Imana buri. Icya kabiri, ugomba kuba usenga Imana mu buryo bwo gusabana nayo. Icya gatatu, iyo usenga Imana, ndavuga rya sengesho ryawe ry'umwihariko, ugomba kwizera Imana ko isubiza amasengesho. Yesu nashimwe cyane. Turaza kureba amasengesho yandi, ni amasengesho rusange, icyo bita corporate prayer, cyangwa se hariho individual prayer, ari ya masengesho y'umuntu ku giti cye n'Imana, cyangwa se corporate prayer, amasengesho yawe n'abandi bantu, cyangwa se itorero muri rusange. Reka dusome ijambo ry'Imana ahangaha. Turasoma mu Byakozwe n'Intumwa, turebe corporate prayer cyangwa isengesho ry'abana b'Imana basengeye hamwe niba rigira imbaraga. Turareba mu gice cyaho cya 4 ku murongo wa 24. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nabo babyumvise bavuga ijwi rirenga n'umutima uhuye, babwira Imana bati, databuja ni wowe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Bafite umutima ugize gute? Aha ni itorero ryari ririmo gusenga. Bari mu bihe bibagoye, bari mu bihe bibaruhije, ndetse itorero ririmo gutotezwa. Ariko bamaze kumva inkuru zo gutotezwa kw'itorero, ngo itorero rigira gute? Rijya hamwe. Ari naho ijambo ry'Imana turibona mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12, ngo igihe ngo Herode arimo kubabaza intumwa, arimo kuzica, amaze kwica Yakobo, amaze kwica Yohana, noneho yafashe Petero. Ngo abitorero bagira umwete wo kugira gute? Bagira umwete wo gusenga. Ngo Imana ituma marayika wayo aragenda ajya gukura Petero mu nzu y'imbeho. Ahangaha rero naho Bibiliya itubwiye ko ngo abangaba bumvise ibyo ngibyo, bavugana ijwi rirenga n'umutima ugize gute? Umutima uhuye. Haleluya. So mu gusenga kwacu hari igihe tugombye gusengera hamwe mu ijwi rimwe turi benshi, tugahuza umutima, tukabwira Imana ibyifuzo runaka nk'uko dufite impamvu yo gusenga. So amasengesho abamo individual prayer, cyangwa sengesho ry'umwihariko umuntu n'Imana, cyangwa ya masengesho ahuza itorero, cyangwa abantu barenze umwe cyangwa babiri, batewe n'icyo barimo kugira gute? Gusengera. Twabonye ijambo ry'Imana hariya muri Matayo ryatubwiye ngo babiri nibahuza umutima mw'isi. Hehe, bivuze ngo ni ngombwa kubanza guhuza umutima. Yego. Ubu abantu bari hamwe badahuje, bafite ibyo batumvikanaho bagasenga, no kuvuga isengesho ntacyo ryamara. Bagomba guhuza umutima, kuko bana b'Imana burya Bibiliya igitubera umuyoboro. Nta handi tuziremera agakiza, nta handi twakura ikituyobora n'umurongo. Niba Bibiliya ivuze ngo duhuze umutima, tukaba turi hamwe dufite ikintu gitumye dutandukana mu mitima yacu, mu buryo wenda wankoshereje, cyangwa se hari ikintu nagukoreye kitakunejeje, mbere yuko dufata umwanya wo gusengana, kuko Imana isubiza amasengesho y'abagize gute? Abahuje. Niyo mpamvu twarebye ngo the right motive, niba ugiye gusenga impamvu ikwiriye, impamvu nyayo, koko murahuje, koko birakwiriye. Rero natwe Bibiliya iravuga ngo nujya gutura ituro, wagera aho ugiye kuritura ukibuka ko ufitanye ikibazo na mugenzi wawe, subira inyuma ubanze ugire gute? Ubanze ugenda ugikemure, ubone uzana ituro ryawe, nibwo rizana umugisha. Niba ijambo ry'Imana rivuze ngo gira gutya, nta kindi wakora kinyuranye n'ijambo ry'Imana. Nidukora ibinyuranye n'ijambo ry'Imana, niyo mpamvu dusenga ntidusubizwe. So Bibiliya nibitubwiye ngo niba duhisemo amasengesho y'abantu benshi, tugomba kuyasenga duhuje umutima, nta yindi condition, nta cyitonderwa kirenze kugira gute? Kinyuranyo cy'ibyo n'amasengesho atasubizwa. Nukuri ntabwo asubizwa mwene data. Kandi ikimenyimenyi bakunzi ba Naweza TV, ikimenyimenyi ko ayo masengesho adasubizwa, buri muntu wese urimo kumva iki kiganiro asubiza umutima impembero, yibuke ya masengesho yasenze. Wibuke igihe runaka witotombye uvuga utari ko Mana ngiye kuki ngusenga sinsubizwe. Imana
igira principe igira amahame kandi amahame yayo ari mu ijambo ryayo niba Imana ivuze ngo niba tugiye gusenga dusenge nk'uko ubushake bwa data buri ubushake bwa data ni ubuhe ni amahoro ubushake bwa data ni ubuhe ni ugukiranuka ubushake bwa data ni ubuhe ni ugutungana ubushake bwa data ni ubuhe ni urukundo ubushake bwa data ni ubuhe ni amahoro niba ngiye gusenga gusabira amahoro make ubwo ndasengera mu bushake bwa data gusa unumva iryo sengesho Imana yarisubiza dusuzume amasengesho dusenga so amasengesho Imana isubiza ni amasengesho ari mu bushake bw'Imana kandi twarebye ko ubushake bw'Imana ni ukugira neza ni ugukiranuka ni ukugwa neza ni ubuntu rero amasengesho adahesha umugisha ayo ngayo ni ayacu rwose kandi agarukira aho ngaho ikimenyimenyi nibyo nabwiye ngo umukunzi wese wa Naweza TV wagerageje gusenga ujye ureba yashubijwe n'atashubijwe nusanga utashubijwe ntabwo Imana ari ifite ikibazo kuko Imana yakubwiye uko ukwiriye gusenga haleluya haleluya abana b'Imana so niba rero Imana itubwiye ngo ndababwira ukuri yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima tuvuye na hariya mu byakozwe n'intumwa ijambo ry'Imana tubwira ngo bashyize ijwi hejuru bagize bate bahuje iryo ni mu byakozwe n'intumwa 4 hariya tubonye 24 twarebye no mu byakozwe n'intumwa nubwo tutasomye 12 ngo icyo gihe pe ntuza Herode arimo kurenganya itorero ngo abitorero bagira umwete kugira ngo ni ku murongo wa 5 ngo abitorero bagira umwete wo kugira gute wo gusenga basengeraga iki kugira ngo umwana w'Imana ye kwicwa ikimana yaragishubije rero twahurira kanyarira twahurira mu cyumba cy'amasengesho twahurira hehe gihe cyose tugiye gusenga cyambere turebe isengesho tugiye gusenga impamvu Imana irayishyigikiye icya kabiri iyo Mana tugiye gusenga ni data dufitanye ubusabane icya gatatu ese iyo Mana tugiye gusenga turayizera mbega ubundi gusenga ariko si ibyo impamvu no kuyitungana nshobora kuba nabaye umunyantege nke cyangwa se nakoze icyaha ngenzi ko Imana yanga icyaha kindimo ntabwo Imana yanga agiye kabyara iyo rero ndi umwana ese iyo papa wamukoreye ikosa uhunga mu rugo nta guhunga umusaba imbabazi nta mwana w'ikirara yego de yaragarutse aramwakira kandi umutungo se yari yamuhaye yaragiye arawusesagura awupfusha ubusa inzara imukubise bibaye bibi atuwasubira kwa papa yego uzi ko yamwakiriye wa wundi witwaga umwana muzima uzi ko yababaye akitotomba akanga gusereburetinga kubera iki we yarazi ngo kugira ngo se amugirire neza nuko agomba mbese yumvaga ko se kumugira neza ari uko agomba kuba yakoze ibyiza gusa akoze ibyiza undi wasobanukirwa ko ubusabane afitanye na se buhagije kugira ngo amuhe imbabazi so ubusabane nibwo n'Imana nibwo buzana itandukaniro Yesu nashimwe hari ukuvuga ngo ngiye Imana nzakiranuka nzatungana nzabuwera ntushoboye kwiyeza aya dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga nta gukizwa cyangwa agakiza twagiyemo twakijwe rimwe igihe twakiraga Yesu ariko kwezwa buri munsi n'urugendo kugeza igihe Kristo azazira Yesu nashimwe cyane so gusenga nibyo bidufasha muri urwo rugendo ntiwanabasha ubuzima bwo kwezwa udasenga kuko umwuka w'Imana niwo uguhishurira ngo iki niki muri wowe ntago gikwiriye so nsoza rero gusenga n'ubuzima gusenga tugomba kubikora gusenga nibyo bitubeshejeho gusenga n'ugusabana na data ndumva ari aho nasoreza Imana yo mu ijuru ibaho umugisha biraryoshye umuntu akwiriye gukomeza kubyiga nabyo ni inyigo za mbega ni buri gihe kugira ngo umuntu yige uburyo bwo kubaho no kubana n'Imana gusenga n'ubuzima gusenga n'imibereho n'ubusabane na data turafashijwe nizeye ko n'abakunzi ba Naweza TV babonye rwose agaseke wari ubafitiye ubu noneho karuzuye nitwongera kugutumira bagukunze nzakubwira hari ikindi tuzagusaba kutuganirizaho Imana ibaho umugisha ufite igikundiro mami kuko uri mu bwiza bw'Imana turagushimiye rero Imana iguha umugisha kongerera amavuta n'imbaraga ukomere ukorera Imana haleluya korera Imana
turakunezerewe rero bakunzi ba Naweza TV, nizeye ndashidikanya ko muhawe umugisha n'iki kiganiro pastor wacu Sanyu yatuganirije. Twige gusenga, twige kubana n'Imana, twige gusabana n'Imana. Yatubwiye narikunze iryo jambo ngo gusenga ni ubuzima. Gusenga ni ubuzima buhozeho. Uko turya buri munsi, uko twambara buri munsi, uko kuki tutasenga buri munsi kugira ngo tubashe kubaho? Duhangane n'isi iri hanze, ko ibirura bihari hano hanze ari byinshi. Kweli. Indwara ni nyinshi, ibigeragezo ni byinshi. Reka dusenge tube mu kubaho kw'Imana. Nguba mu gicucu kisumba byose azahama mu gicucu kishobora byose. Ntabwo rero umuntu yazagihamamo yanyanyagiye. Reka da. Umutima wenda kumuvamo kubera ibibazo, ugomba kugumamo. Yego. Kugira ngo urindirwemo. Mugumemo Naweza TV bakunzi bacu. Mugumemo dushaka Imana tuyisenge, waba uri mu bibazo usenge, waba wishimye uririmbira Imana uyegere, nibwo tuzabaho tukazasoza runo rugendo tukagera kwa data. Amen. Akatwakira. Amen. Imana rero ibaho umugisha, murakoze gukurikira iki kiganiro. Haleluya. Wibuke kugisangiza undi kugira ngo nawe ahabwe umugisha. Amen. Kandi muraba agaciro kuri uyu murimo dukora, Uwiteka abarebe neza bishimire. Murakoze rero, Imana ibaho umugisha. Reka ndabizi ko mwe benshi mwakoze subscribe ariko utarayikora ndagusaba kuyikora kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Ndabizi ko bizagufasha kuko umugambi w'Imana ni mwiza kuri twe. Kansabe rero pastor wacu adusoreze n'isengesho rigufi kugira ngo rishimangire ibi biganiro tugiranye bijyanye no gusenga. Karibu pastor. Amen. Haleluya. Yego data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe reka buze, ushaka beho mu isi nko baho mu ijuru. Tuguhaye icyubahiro mwami ko watubashishije uyu mwanya kuvuga ibyawe uko biduhaye nuko umwuka w'Imana dushoboje. Mana nsengeye kurikira Naweza TV, reka ijambo ryawe rigwiza imbaraga mu mitima yacu, reka ijambo ryawe ritubere umucyo umurikira ibirenge byacu, ijambo ryawe ritubere umucyo kandi ribe impumeko duhumeka, gusenga bibe ubuzima bwacu. Mwami ndasenze ngo utwigishe gusenga kuko Yesu wigishije abigishwa bawe gusenga, natwe abagukurikiye abigishwa bawe uyu munsi turashaka kumenya gusenga. Utwigishe gusenga, dukunde gusenga, gusenga bibe ubuzima ko twabonye ko gusenga ariko kumanura amasezerano wadusezeranije hanyuma tukayagenderamo kandi tukayabamo. Kandi twese abitiriwe izina ryawe Yesu nkuko wavuze muri Yohana ngo twese abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abana b'Imana aho bari hirya no hino mwami Imana mu gihugu no hanze yacyo, ndabasengeye kugira ngo babeho ubuzima bwo gusenga kandi bashoboze gusenga. Urakoze kumvise gusenga kwacu mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amina. Shalom shalom. Shalom.